Hello Kigali, reka nizere komeza neza nkuko bisanzwe teka dusanzwe tubana muri gahunda zacu za buri munsi. Ni Happy Impact Network. Komeza gutese. Mu minsi yashize ntekereza yuko uru Rwanda rufite umugisha cyangwa uru Rwanda rufite abantu barukorera movement event atandukanye, international event zitandukanye ziri kubera KGL. Umva ni ibintu bitoroshye, ni ibintu byo kwishimira kandi ni ibintu by'igitangaza. Twe turi maze iminsi turi muri event ya UCI, irushanwa ry'amagare y'isi, ariko ubu ngubu nabonye hari yindi event ikomeye cyane yitwa giteramakofe yitwa PFL, rigiye kubera mu Rwanda. Rizaba riri muri BK Arena guhera ku itariki 18 October, ukwezi kwa 10. Nukuvuga ama event i Kigali kandi ari international, arimo aragenda asimburana amanywa nijoro. Nago byoroshye abantu bari mu Rwanda rero muri lucky cyane, kubera yuko aya ma event iyo nk'ubushize ryabereye Dubai, ariko ryari rihenze byatari. Ryabereye muri Coca-Cola Arena in Dubai, ariko ryari rihenze. Ningubwira ngo byari rihenze nago wabyumva, ariko hano i Kigali nekereza yuko iba iri affordable. Zino event ziba ziri affordable iyo zije nk'ahangaha. Nekereza yuko baba badushyiriyemo imiyaga. Reka nkubwire rero ngo nibicika mwebwe abanyarwanda muri lucky cyane. Umva nakasa mutwe. Reka nizere yuko ku bantu bazaba bari i Kigali mugiye gukurikirana show. Rino rushanwa rero ni ubwa mbere rije muri Afrika, ariko uyu mwaka 2025 rikazaba rizabera Cape Town, South Africa. Rizaberayo ryongeye libere nanone South Africa, Johannesburg. Rite unshuro ya gatatu rite rikukiraho kurize hano i Kigali, BK Arena ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10. Umva reka mbabwire ngo muraryohewe, munyotewe, muhishiwe. Wallahi niteramakofe rero riri international. Nengubwira ngo ni ryiza, ntuzacirwe. Nibyo bindi njya mbabwira ngo reka dushaka ibiceri. Iyo ushaka ibiceri cyangwa iyo ushaka amafaranga, iyo ufite inzozi zo guhora ushaka amafaranga, byanga byakunda biba bikenewe yuko ugira n'umwanya wo kwishimisha cyangwa ugira n'umwanya wo kwinezeza. Aya marushanwa cyangwa aya ma event nukayakurikirane just kuri telefone yawe, kuri YouTube, kuri Instagram. Nawe biba ngombwa cyangwa biba byiza iyo wigiriye ukamenya uko ibintu bikorwa cyangwa ukamenya uko ibintu bimeze ukishima. Ni bya bindi bajya bavuga ngo iyo ufite amafaranga guhesha agaciro. Yo mpamvu njya mbabwira ngo you guys nago mugomba kuryama, nago mugomba kwicara. Mugomba guhora mutekereza uburyo dushobora kubona amafaranga. Tugomba guhora dutekereza inshuro nyinshi dushobora kubona amafaranga. Ndabizi yuko bitaba byoroshye, especially mu gihugu cyacu iterambere riri ku muvuduko udasanzwe. Usanga ibintu byose bitaraba stable, ku buryo ifaranga nk'urugero hari n'ibihugu bishobora kumara umwaka ifaranga ritarahinduka na gato, ariko nk'igihugu cyacu usanga n'ifaranga rishobora kuzamuka cyangwa rikamanuka nk'inshuro nyinshi mu cyumweru. It means yuko ibintu biba bitaraba stable, ifaranga riba ritaraba stable. So ku gihugu cy'iterambere rero nk'u Rwanda cyihuta cyane mu iterambere, kandi noneho utuzi tuba ari dukeya. Ikintu umuntu agomba gukora ni ukwihangira imirimo. Kwihangira imirimo ni gute? Ni ukuvuga ugomba gutekereza ibintu byinshi cyangwa ibintu bishobora kugira akamaro mu buzima, ugakoresha make ugasevinga menshi. Sorry, ukiyima. Ni ukuvuga ngo nusevinga nawe amafaranga uzasevinga nayo azagusevinga. Ni ibintu byose ni magirirane. Sometimes ari igihe twumva ngo biratugoye cyangwa biratuvunye, ariko amafaranga usevinga niyo yongera agaruka akagusevinga. Reka nizere ko umeze neza. You guys ni Happy Impact Network. Nugenda udakoze subscribe kuri Happy Impact Network, nibyo bindi tujye tubabwira ngo akanyoni katagurutse ukamenya buro bweza. Nibi naba ngombwa ukabona yuko ugomba kumuvinga kugira ngo uve hamwe ujye hande, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bubeho, ukomeze utere imbere. So ugomba kubikora. Nibyo bindi muzehe wacu atubwira ngo mugende ariko nimwibagirwe iwanyu. Reka nizere ko umeze neza rero. Iri rushanwa nje kubabwira ino event ya event ya PFL igiye kubera muri Afrika. Ikaba ari event toroshye
nimubwira ngo ibi bintu kugira ngo bigerweho ntago ari kubyuka just ngo ibintu bigerweho just like that. No, ni ibintu umuntu akorera, ni ibintu arwanira, ni ibintu ushobora bifite igitambo kinini, ni ukuvuga ubuyobozi bwacu kugira ngo bwemererwe guhostinga ama event nk'aya ngaya iyo ari international, bigaragare yuko hari ibitambo biba byapfuye, biba byatambwe, ariko mwebwe ntabwo muba mubizi, just abantu tugatekereza yuko nukuza gutyo. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo abayobozi bacu badutekerereza ibirenze. Natwe rero tugomba kuba abarenze kugira ngo tugendane n'igihugu, tugendane na vision y'igihugu, kugira ngo tugendane n'ubuyobozi bwacu. Tugomba kuba abarenze, ntabwo tugomba kwicara, ntabwo tugomba kuvuga ngo reka duciringe bana nk'igihugu cyacu kiradukorera. Hoya, burya iyo umuntu arenze akabije agomba kugendana n'abarenze, sibyo? Rero niba u Rwanda rurimo guhostinga ama event nk'aya, nk'ubu ngubu hari n'urwango cyangwa baravuga yuko mu minsi izaza tugomba kuba dushobora kwakira Ferrari 1. So reka mabwire ngo wibasa gute noneho umunsi tuzakira Ferrari 1. Ni ibintu bitoroshye. Ndibuka neza cyane ubwo twajyaga kwakira UCI, rino rushanwa ry'amagare, ibihugu bimwe na bimwe byanga u Rwanda byarahagurutse birasakuza, byarahagurutse bivuza induru, baravuga u Rwanda iki, ku buryo Ububiligi irushanwa ryaratangiye bashatse kwica irushanwa, bashaka kwica irushanwa, bakomeza batanga commentaire, ariko kubw'Imana byarindi bajya bavuga ngo agati kateretswe n'Imana ngo na cyagahango. Nibyo rero nuzayo yakoze ibishoboka byose, Kongo yakoze ibishoboka byose, yishyura amafaranga menshi kugira ngo irushanwa rya UCI ry'amagare rizabashe kugira gute nirizabere mu Rwanda, ariko kubw'Imana birakunda. Ibyo byose ni ukubera ubuyobozi bwiza, ni ukubera yuko isi hari uburyo itubona, kuko UCI ni ubwira ngo irushanwa ry'amagare ni irushanwa rikomeye cyane mu isi, ni irushanwa rikomeye cyane. Igihugu cyabashije guhostinga irushanwa ry'amagare riheruka kubera mu Rwanda kiba ari igihugu gikomeye, kandi ryari ubwa mbere ribereye muri Afurika. So bahitamo kuza kubikora mu Rwanda. None umva akantu karenze, ku munsi wa nyuma baratashye, irushanwa ryararangiye, abakinnyi bamwe na bamwe basubiye kujya kwitoreza Norvège, basubira Norvège kujya kwitoreza kugira ngo barebe, kubera yuko Kigali yarabacalengenze, u Rwanda rwarabacalengenze. Bamwe baranavugaga nabo mwaganiraga akavuga ati n'ubwa mbere duhuye n'igihugu kimeze gutya, igihugu gitera gutya, kubera yuko usanga basanzwe bakinira ku butumburuke uvuye ku nyanja ku 10. Urumva uvuye ku nyanja bari ku butumburuke bungana no ku 10, ariko u Rwanda rwari 1000, ubutumburuke bw'u Rwanda uvuye ku nyanja ni 1008. Urumva kuntu difference irimo, harimo difference nini cyane. So nukuvuga yuko rero abantu benshi barafeitinze, mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, ku ma Instagram, YouTube, Twitter, abantu benshi bagiye bafeitinga kubera yuko u Rwanda rwarabagoye, ndetse baranishimira bavuga ngo ntabwo tuzongera kujya gukinira kwitoreza i Burayi, za Suisse na za Italy, ngo tugomba kujya tuza muri Afurika u Rwanda, kubera yuko Kigali ntabwo yoroshye. So ubu rero tukaba tugiye guhostinga indi event, nubwo arasimburana amanywa n'ijoro, iya PFL Giteramakofe. Ni irushanwa ritoroshye, ni irushanwa mpuzamahanga, ni international event. So ndakubwiye ngo mushaka ibiceri mwatendinge Iteramakofe. So reka mbashimire rero, ni Happy Empire Network, mugenda koze subscribe, igitekerezo cyawe kirakenewe, kandi na sharing ku inshuti zawe kugira ngo bamenye udushya n'utundi. So tujya tubagezaho nyine ama update atandukanye, ariko nibagirwe gushaka amafaranga, nibagirwe yuko intego yacu cyangwa gahunda yacu ya Happy Empire Network no kukubwira ngo ni gute twabona ibiceri, ni gute twashaka amafaranga tukaba ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Ciao ciao, nakagaruka. Ni Happy Empire Network.